ese wigeze ubasha kumenya vuba ko umuntu atishimye? Ese wigeze ubona abantu babiri bafite umwuka mubi hagati yabo nubwo ntacyo bavuze? Cyangwa se nyine ukabona umuntu usa n'uwihebye maze ukamenya neza ko akeneye ubufasha? Iyo bintu byiyumvamo uba ufite ubushobozi bwiswe social cognition, aribwo bushobozi bwo gusoma ibimenyetso by'imibanire, gusobanukirwa amarangamutima y'abandi ndetse no kumenya uko umuntu ashobora kwitwara. Ndabasuje kandi baha ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Uyu munsi wa none muri aka gace tubagezaho buri wa kabiri tukagaruka ku bijyanye n'amateka y'abahanga babayeho ndetse n'ibyo bagiye bahimba. Uyu munsi twahisemo kubagezaho uko tubasha gusobanukirwa n'imibanire yacu n'abandi, aribyo bizwi nka social cognition. Nizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira hano kuri Muhire Psychiatrist. Icano tubagezaho byinshi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, imitekerereze ya muntu, imyitwarire, imimerere n'imibanire, byose tukabibagezaho kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Tunabahuza kandi n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu n'imibanire. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, uratwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Uyu munsi njye wateguriye iki kiganiro kandi ugiye kukibagezaho ndi Muhire Psychologist. Baha ikaze muri iki kiganiro. Ubundi social cognition ni iki? Nk'uko American Psychological Association APA ibivuga, social cognition ni uburyo umuntu abasha kubona, gutekereza no gusobanura ndetse yewe no gucira urubanza imyitwarire ye n'iy'abandi. Mu magambo yoroshye, ni uburyo twakira, tubika kandi dukoresha amakuru ajyanye n'abandi ndetse n'ibihe by'imibanire tubamo. Ibi ngibi bifasha abantu gusobanukirwa neza imibanire ndetse no kugira imyitwarire ikwiye kandi bafitiye akamaro mu buzima. Social cognition, ibi ngibi birimo amoko atandukanye, hari ibyiciro bitatu by'ingenzi. Social perception, aha ni ukubasha gusobanukirwa neza ibyo tubona ku bandi, nko kureba uko umuntu ahagaze cyangwa se nyine imyitwarire ye. Hari ibizwi nka social understanding, ibi ngibi bijyanye no gusobanukirwa ibyo abandi batekereza cyangwa se intego bafite. Hakazamo ibizwi nka social decision making, ibi bikagaruka ku gufata ibyemezo bishingiye ku makuru cyangwa se imibanire. Ushobora kwibaza uti si ibi ngibi bikora bite? Process social cognition ibamo. Iyi social cognition ikubiyemo inzira zitandukanye, uko tubasha kumenya abantu n'icyo batwereka, hakazamo uko twibuka ibyo twabanyemo n'abandi tukabyifashisha mu gusobanura imyitwarire yabo. Hazamo yewe n'impamvu hari amakuru y'abantu dushyira mu mutwe kurusha andi tukayifashisha mu myitwarire yacu. Hari n'icyo bita social schema. Iyi ngiyi ni imitekerereze dushyira mu mutwe wacu ku bijyanye n'imigenzereze cyangwa se imyitwarire isanzwe mu muryango cyangwa se mu itsinda runaka. Urugero, uko umubyeyi yitwara, uko umwarimu akwiye kugaragara cyangwa se nyine uko inshuti nziza ikwiye kwitwara. Turabifata tukabishyira mu mitwe yacu, tukabigenderaho natwe twitwara uko twitwara. Ushobora kwibaza ngo ibi ngibi bundi bikoreshwa he? Social cognition ikora mu bice bitandukanye by'imibanire yacu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imyitwarire, imyumvire, attitude, uko tubona abandi, personal perception, ivangura cyangwa se agasuzuguro, prejudice, stereotypes, discrimination, uko twiyumva, self concept, uko dufata ibyemezo, decision making, uko tuganira n'abandi, persuasion. Ibi byose niho social cognition ishobora gukora. Reka mbagezeho ingero mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tekereza iyo ugiye kuri rendezvous bwa mbere n'umuntu utazi, utekereza ku ishusho wishushanyijeho ukazakwibonamo, mbese ukitegereza imvugo n'ibikorwa bye kugira ngo umenye icyo ubitekerezaho, ugasobanura neza ibyo akora. Ese ni ibimenyetso by'uko yishimiye guhura nawe cyangwa ni ibindi bindi? Ikindi ni igihe ureba inshuti yawe mu maso ugahita umenya ko ifite ikibazo runaka nubwo ntacyo yakubwiye. Ibi byose ni bimwe mu byo social cognition ituma tubasha gusobanukirwa, tugasobanukirwa abandi ndetse no kubaho mu muryango nyarwanda, tubasha kubana. Mbere yo kubana uraba,
urimenya ukisobanukirwa hanyuma ugasobanukirwa abandi. Ibi byose nibyo biba muri social cognition. Hari uko rero ubu bushobozi bugenda bwiyubaka. Social cognition itangirira mu buto. Abana bato baba bafite icyo bita egocentric view, uko bareba ibintu mu buryo bwabo gusa. Uko bagenda bakura bigenda byiyongera, bakongera ubushobozi bwo gusobanukirwa abandi ndetse no gufata ndetse no kubafata ndetse no gusobanukirwa neza perceptive cyangwa ubushobozi bwabo nyine nabo bwo kumva abandi. Iyo bafite imyaka y'ishuri batangira kugira icyitwa theory of mind. Ibi ngibi ni ibijyanye no kumenya neza ko abandi nabo bafite ibitekerezo n'amarangamutima bitandukanye n'ibyo bafite. Baba bari mu rugendo rwo kwiga ku bana, baba bumva batakiri bo bonyine ahubwo bakumva ko bari kumwe n'abandi. Nubwo bimeze gutyo, hari indwara zigira ingaruka kuri social cognition, zikaba zagabanya ubushobozi cyangwa se zikongera ubushobozi bwa social cognition. Hari indwara cyangwa ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bishobora gutuma bigorana cyane kuba wagira ino social cognition. Harimo indwara izwi nka autism, schizophrenia, PTSD cyangwa ihungabana rikomeye, depression, social anxiety cyangwa se dementia ndetse n'izindi. Izi zose harimo izo twabagejejeho ndetse n'izo tuzabagezaho ubutaha mu biganiro byacu by'ahazaza. Iyo bimeze gutyo, hari ubuvuzi bushobora kwifashishwa kugira ngo umuntu agire ubushobozi buhambaye bwa social cognition. Umuhanga mu by'ubuvuzi bw'imibanire, social cognitive therapist, ashobora gufasha abantu bafite ibibazo byo gusobanukirwa abandi akoresheje ibizwi nka role play, gukiniraho undi ari cognitive behavior therapy. Ubu bukaba ubuvuzi bufasha umuntu guhindura ibitekerezo bimubuza amahoro, akagira ibitekerezo bizima bishobora kumuteza imbere cyangwa se kumva neza ko imibanire n'abandi ishoboka. Hazimo kandi kwiga kumenya ibimenyetso by'imibanire, social cue, kwigisha umuntu kwigirira impuhwe ndetse no guhindura imitekerereze imubabaza. Ibi ngibi rero bituma umuntu asubirana ubushobozi bwo kubana neza n'abandi, bikagabanya agahinda gakabije no kwiheba. Hari n'itandukaniro ry'umuco, cultural difference. Umuco nawe ugira uruhare kuri ubu bushobozi bwa social cognition. Icyo bishatse kuvuga, iki gikorwa gisobanuye mu Rwanda gishobora gusobanuka ukundi mu kindi gihugu. Urugero, guhoberana bishobora kuba ibisanzwe ahandi, ariko mu Rwanda biterwa n'icyiciro cy'abantu cyangwa se uburyo basanzwe babanye. Buri wese ashyira mu mibanire ye ibyo yakuze abona, bigatuma ibisobanuro bihinduka bitewe n'umuco runaka arimo. Icyo bivuze rero ku buzima bwacu bwa buri munsi, social cognition ni uburyo ibitekerezo byacu bigira uruhare mu mibanire yacu n'abandi. Bituma tumenya uko abandi badutekereza, bidufasha kumenya neza uko twitwara mu muryango ndetse no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo bihungabanye, umuntu ashobora kumva ari we wenyine cyangwa atabasha kubana neza n'abandi, bikaba ikibazo, bikamubangamira ndetse yewe bikaba byanabangamira iterambere rye rya buri munsi. Ndimo gana ku musozo, kumenya byinshi kuri social cognition bidufasha cyane gusobanukirwa neza uko twibona, uko tubana n'abandi n'uko twubaka umubano wacu n'isi tubamo. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Ni ikiganiro tubagezaho buri wa kabiri, ni igice cyacyo tubagezaho buri wa kabiri, tukagaruka ku mateka y'abahanga babayeho ndetse n'ibyo abahanga bagiye bandika bitandukanye byadufasha kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, ubuzima budufasha kubana neza n'abandi. Jya wakusanyirije ibi kandi wabibagezagaho, ndi Muhire Psychologist. Nimba wadukunze, kora like, ukore subscribe nimba ari ubwa mbere utwumvishe, hanyuma unatwandikire muri comment icyo wumva twazagaruka ubutaha cyangwa igitekerezo n'inyunganizi. Ndanakwibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imibanire. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri address tuba twashyize muri description. Ikiganiro cyacu Psychology for Better Life nakagaruka hano kuri Muhire Psychologist. Ciao ciao.